Baby sinkubeshye siganya amafaranga 2000 kuri phone. Ngo nguki? Can you imagine? Uratekereza? Ubu se ngenda ndagura amavuta nyeneye ngore ibintu byo kwitaho byanjye njye kugura n'amasitoro. Famille, amafaranga famille, ibibazo famille. Ubu so uri umwana wabura uko wiranga umunsi umwe mu rugo. Wese mukuru koze iki? Bivuga ngo gufasha famille yanjye ni ikibazo kuri wowe. Ntabwo nakubije kuyifasha every day. Nta n'ikintu ndi kuvugana mbabarira. Se uri tayari ubundi? Njye nibaza niba uri tayari. Uri normal? Nijoro watanze ibindi bihumbi ijana. Nase urumva turi kubaka iki twebwe hano? Turi kubaka iki? Ubuse nk'umushyitsi ageze mu rugo ntiyahagwa. Niba utamenya ubwenge wapi kabisa. Baby ncurangira turebe. Ntabwo nyigisha. Ye baba we kaka ntabwo uragafata. Zana hano nkwereke. Zana nkwereke. Urumva niba ufite gitari nakubwiye ko uyirambika gutya mu mugongo. Like hano mu ntoki nyine karyama. Ku buryo intoki zahura. Sibyo? Icyo gihe uhera kuri aka karya ko hasi umenyereza intoki. Ukajya ufata hano ugakora ukimuka buri gihe ufata wegera aka kantu kamanuka. Kimuka ugakora. Abyumvise be? Kimuka ugakora. Ukajya ku kandi gutyo. Sibyo? Iyo umaze kumenyera uri muri agakubita se kutareba ukandeba. Ndi kureba nyine. Iyo umaze kuba nibyo vuga. Iyo umaze kumenyera uri muri agakubita nka gutya. Sura n'inyuma. Gutyo. None iyo umenyereje intoki icyo gihe mba natangira kwereka amanota. Oya, icyo ni sawa. Wowe uyitereka ahantu yino ubona ubasha kugera. Gutya. Ngaho ufata akarya ka mbere. Ufata wegereje hano. Wegereza ahangaha fresh. Konzi. Très bien. Fresh. Akora umuhanga. Uzi ko hari abantu bafata utu tuntu nko ku munsi wa kane atangiye gufata gitari. Noneho ku munsi wa mbere niko. Urimo kumbeshya. Congratulations byatari. Noneho ugakora consistently ukomeze nyine intoki zimenyere fresh. Angaho ndaza guhita ntangira kwereka amanote urajya ucuranga. Ubusho. Oyi nindese. Ninde kwamugana? Oh, petit frère. Fasha. Komeza nze muvugisha. Yes, petit frère. Bimeze bite? Biracamo. Wasubiyeyo? Oh yes. Ubu ngubu nibwo usoje gukorera perime. Bari kuguca ngahe? Oya urabura ngahe nyine kugira ngo ibintu byose bive mu nzira. Kubusa amafaranga 5 urabona ndahita nyakura. Nimugoroba basubize ko nari nahaye sister wawe nawe 100 byo gukoresha. Nari nayamuhaye Shadi. Ni igitaho ni menshi nese ufite angana basi ngo numve ko nakomereza.
umva nawe uri mukuru ngiye ukoreza 100 wiyeranje kubera ko urumva oya urareba uko bigenza uraza kumbwira ugeze Kigali gende nk'ejo nabwo mfite rendez-vous ya mere nawe hari udufaranga namwemereye urumva ko ni ibintu bikomeye kabisa yego kwa ntari ibintu umanuka urambwira kanze nyakwerereza kuri nimero sawa mana yanjye petit frère agiye gukorera perime gukora perime semwerera udufaranga hano nkwereke so dukomeze nyine kundeba nabi be buri gihe famiye zagiye wamagara buri munsi ubohereza twajyana banki buri kuverisamo ese ko washatse nta nubwo baguha agahenge wenda tuvuge ko ukiri umusore wayabahaga nta kibazo no kuyabaha nta kibazo ariko buri munsi sisiteri ejo bro ejo meri ejo garafe ejo pe nirengagize barumuna banjye twe tuzubaka ibyacu ryari tuzubaka urugo rwacu ryari okay nijoro urabizi uretse gato ntirwubakitse nta kibazo rwubakitse wirirwa izi ni banki uri kuverisamo nawe gishyira mu gaciro amaraso yawe gishyira mu gaciro ushobora ntabwo nkubwiye ngo uyabime sibyo ntabwo nkubwiye ngo uyabime ariko se everyday noneho menshi ese musaza wawe oya musaza wanjye we nayo namuha nyamuha se ibibazo bye ngewe biracyandeba reka mfite urugo ngomba kwitaho nawe yiyiteho cyangwa yashakire n'ahandi ubwo rero nanjye mayo njya guhahisha nyene stock yashize kandi abizi ko nijoro naraye mbikubwiye nshaka kujyaho mu kanya baby sinkubeshye siganya amafaranga 4,000 kuri phone ngo nguki bene wiyibagije ko naraye mubwiye ko nyene stock 4 hanyuma 4 birakamo byahuriranye kuba petit frère yarabitabiye wari wibagije ko nyene nshakira amafaranga ngiye kugura ibintu nyeneye please amafaranga nsigaranye nayo ndi guteganya nabwo kugura amayinite sinkubeshye hanyuma turabwirirwa tunaburare turamara oya ejo nzaguha amafaranga ejo si umunsi ndabwirirwa hejuru yuko utanze 100 ese uyu muhasenga nanjye ukamasenganira wenda tworoshye ikibazo yarakeneye iryitana nese uri banki babikuzamo wowe kujya wibagirwa urugo rwawe ukajya kwita buri gihe baguhamagara ejo sisiteri uyu munsi abo uhaye 100 abo uhaye 5 mwakureka none ugeze naho ubura amafaranga yo guhaha mu rugo rwawe can you imagine uratekereza ubwo ngende nihiringe nikoremo utwo mfite twose wakeranja ntabwo wakeranja nundi jye bose kwiyeranja si bisanzwe nundi ndiyeranja ariko nyene stock yose yashize ndiyeranja gute se niba yo mfite atave mu stock nese so washinzwe guhahira urugo rwawe ntabwo wahahira ubu se ngenda ndagura amavuta nyeneye ngure ibintu byo kwitaho byanjye njye kugura n'amastock ariko mbwiye ko muri kiriya kimwe ndaguha amafaranga gerageza umwe amafaranga njye gwaye cya kimwe ibyo ngibyo by'icyumweru se ndabamahisha ikindagenda nseke bame ibyo kurya ndaburara se hejuru yuko ejo uyahaye famiye umunsi uhaye famiye ejo uzaha famiye please ngeneye amafaranga nanjye kandi nawe ujye ushyira mu gaciro cyangwa se cyangwa reka nkubwire ugenda bane niyo famiye ujye uyikorera kuko niyo ukorera njye ntabwo nkorera unese amafaranga umari he wowe buri gihe everyday ni famiye amafaranga famiye ibibazo famiye tuzajya kubasura reka mbohereza amafaranga ngo iki ase nkubaza ikintu kimwe nta kintu uri kumbaza nkubaze nyine umva reka nkubwire genda ukorera iyo famiye yawe urumva nkorera famiye gute se ntabwo urimo urumva ibyo nkubwira umva nyine nkubwire nzana amafaranga ngiye kugura stock meza amafaranga ngiye kuhaha
nzayaguhereza ejo sibyo ndabwirwa amafaranga nari mfite maze ndabwirwa nyine kuyatanga mburara ndaburara ubu so uri umwana wabura uko wiranje umunsi umwe mu rugo wese mukuru ukoze iki wowe utari umwana ukoze iki wowe utari umwana ukoze iki ntabwo yatanze nyine umunsi umwe mu rugo basi bimbwira mu gitondo nese reka nkubaze njyewe nzabona amafaranga yo kugura utundi tuntu two ku ruhande ibintu ngura hano mu rugo waba uzi ukuntu bingana mbona n'amafaranga yo gukoresha sitoke kandi sitoke uzi ko ihenda ntabwo nyemeye ko uzajya unkorera sitoke nanjye nita ku bindi none nayo twakaguzamo sitoke urayatanze nayo nagahereye bivuga ngo gufasha famiye yanjye ni ikibazo kuri wowe ntabwo nakubujije kuyifasha everyday nta n'ikintu ndi kuvugana mbabarira asebe wagiye wumvikana nese turumvikana kuki hano wowe wagiye wumvikana ukumva ibintu uba uri gukora ushyiramo imibare utekereza urugo rwawe cyangwa utekereza famiye urajya gukorera famiye nyine ubona ndi ikigoryi genda nyine uyatagaguzwe muri famiye sibyo niba famiye wumva niba njye nari famiye waje kubaka hano famiye ufite n'indi ukiri kubaka ahubwo wubaka no kurenza iyo wubatse se uri tayari ubundi njye nibaza niba uri tayari uri normale oya se utantuka wintuka kuntuka byo wapi nyine nibaza niba uri normale njye ko utari normale none mfite ikibazo cyo mu mutwe kitoya se ahubwo nese kubera gufasha ababyeyi gufasha barumuna banjye mfite ikibazo cyo mu mutwe ntabwo nakubwiye ngo ureke gufasha ababyeyi byumva nabi wumva oya umva umbwire please igihe cyose wahereye utagaguza amafaranga muri famiye yigeze mbikubuza ariko bigeze aho birengera aho mwaka amafaranga ya sitoke ukayabura umaze gutanga ibihumbi ijana ubu se ni ukurengera cyane nijoro watanze ibindi bihumbi ijana nase urumva turi kubaka iki twebwe hano turi kubaka iki uwo ntabwo njya nyaguha nase uyamagare se n'umwatsa ya sitoke uyabuze njye ibintu byose nkora hano ndiyeranja nawe mfite ibyo bihumbi byanjye 10 akaba aribyo nkoresha nkakwihorera ukaza undatira ngo watanze ibihumbi ijana muri famiye ngo nesho uzatambwira ngo bakeneye amafaranga wowe uri banke bari kubikuzamo wowe hano barabikuza hano hanyuma se twege tuzateye imbere gute mbwira kandi abufasha abenshi baba mu mazu yabo babayeho neza njye ndi kubona nayo kujya uwabahaye ibihumbi ijana urumva yari imibare iyo ni imibare ikibazo nuko yabaha cyangwa ikibazo nuko nawe ntayo iyo ni imibare oya nsobanura ibyo bintu bibiri iyo ni imibare ikibazo nuko nyabaha cyangwa ikibazo nuko ari wari ukeneye utayabonye wowe za savinga ryari twege tuzatunga iki nukomeza kujya utagaguza amafaranga gutya mwaka na stock nayo kujya ubuse nk'umushyitsi ageze mu rugo ntiyahagwa noneho si amafaranga ukeneye gira imibare cyangwa usubire muri famiye ukomeze ugende ubafashe sibyo subira muri famiye ugende nyine ukomeze ukorere famiye nase ko ngiye kunkorera kuma n'amafaranga ya stock nabyo ushoboye ngo niyeranje ngo muyo nkorera nanjye niyeranje hanyuma amaherezo nzagumya niyeranje paka ase wiyeranje akanga ko mva wabigize kwiyeranje umunsi umwe gusa mu myaka ingahe tujyanye mu bareno byadanye umunsi umwe njye niyeranjije umunsi umwe ayo shuwa so ubwa mbere nkubwije ejo se amafaranga wamaye umunsi sarayo umaye ejo sarayo uzamukumva uzayahamere wawe ejo nzayagu sinayakwemereye ngo niyeranje n'undi ndiyeranje natabimbya ndiyeranje ariko ntabwo bizakomeza gutya bro urumva ntabwo bizaguma gutya niba utamenya ubwenge wapi kabisa ngo ntabwo bwiye ngo ureke kubafasha ariko nawe ufite ubwo wubatse babwiye ko wubatse ufite umugore urumva basi wakicaye tukavugana ko mbona byabaye birebire tuvugana iki si amafaranga ushaka kanze nyagushakira okay njye mfite ikibazo kimwe mbaza ndahari gufasha famiye ni ikibazo okay tuve hano mu rugo generally mu buzima busanzwe gufasha famiye y'umuntu ni ikibazo ngiye kuri kote yanjye ndumva nta kibazo kirimo ntabwo ari ikibazo ariko hari igihe biba ikibazo aha n'ibyari biba ikibazo n'ibyari bitaba ikibazo kugira ngo urumva twese tuza kubakana cyangwa se umugore n'umugabo babana bafite aho baturutse
hari n'ababa batafite wenda badafite izo famiye baho, ariko umugabo aba afite aho yaturutse n'umugore afite famiye yaturutsemo. Rero hari ukuntu mwari mubanye mbere y'uko ushaka. Hari umubano mwari mufitanye cyangwa se hari uburyo ki wabafashagamo wenda bijyanye na finance cyangwa se n'ibindi. Iyo washatse umugore ntabwo mvuze ngo kwa kundi wamufashaga biveho, yego, ntabwo biri buveho, ntabwo kwa kundi wababaga hafi biri buveho, birakomeza. Ariko noneho aho bigeze niba hajemo n'umugore, umugore muba mufatanyije ibintu byose. Iyo mwasezeranye noneho muba mwarasezeranye ivangamutungo, muba mufite nyine ubwumvikane cyangwa se uko mubanye umubano bitandukanye n'uko wari uri wenyine ukiri umusore. None se mu gihe umuntu ari boyfriend na girlfriend, sibyo? Like ni ubuzima busanzwe kuba twese dufite abo dukunda, kandi ujya kubona umukunzi niba uri umuhungu, ujya kubona umukunzi wari usanzwe ufite ibyo ukora, n'umukobwa aba yarasanzwe afite ibyo akora, afite uburyo abanye n'abarumuna be, afite uburyo nawe ubanye n'abarumuna bawe, ufite uburyo ubanye na mama wawe, sibyo? Then muri icyo gihe uri gukundana n'umuntu, kuba wafasha abarumuna bawe cyangwa se imiryango yawe ni ikibazo. Njye nakubwiye ntabwo ari ikibazo. Then kubera iki biza bikaba ikibazo rero ku bantu bamwe na bamwe, ugasanga havuye wa mugani uvuga ngo uriya mugore yashatse ni mubi, yaramuhinduye ntago akidufasha. Ntabwo nandi kugusobanurira, nandi kukubwira ubundi ahanini iyo wari umusore usanzwe nyine uba hafi famiye uyifasha. Niba ushatse umugore ntabwo bivuze ngo famiye ureke kuyifasha, ntabwo bivuze ngo utandukane na famiye cyangwa uyirengagize, ahubwo urubiganiriza umugore mukabimanaginga, kuko ibintu byanyu biba biri hagati yanyu, kandi niba ari amafaranga agiye gusohoka aba agiye gusohoka mu rugo rwanyu mwubakanye. Ubiganiriza umugore niba hari ikibazo cyabayeho mukagikemura, ariko utavuze ngo niba banyatse 200,000 ari byo mfite imbere n'inyuma ndahita mbibaha mu rugo nta n'icyo kurya mufite. Njye ndumva aho ntabwo uba ushyizemo logique. Niba ufite 200 muhigiye 5, ubibwire na madamu, mbwira ati madamu nayo mfite 200 nzi ko ndi buguhishana, ariko umurwayi iki kibazo iki gikomeye, mama afite iki kibazo cyangwa sisteri, kandi umugore arabyumva. Umugore nawe ni umuntu, yego hari abagore nabo badashobotse batabyumva, abatanumva ibintu bumva ko bakikubira bya famiye bitabareba, bareba iby'urugo gusa, ariko buriya famiye nabwo kuyirengagiza ntabwo numva ko ari igitekerezo cyiza. Ntabwo numva ko ari bwo ngo mugiye guhirwa, nabwo kugenda utukwa we mugore muri famiye uvuga uriya mugore nagashobotse, uriya mugore yaturogeye umugabo, yaduciye ku muhungu wacu, ntakidufasha ntakitwumva. Nabyo ntabwo ari isura nziza, nawe nubwo bivugitse neza. Ahubwo muricara mukavuga ati kuko warubatse usigaye ufite nawe umuryango wo kwitaho, ureba ukavuga ati se niba mfite 200 imbere n'inyuma, kandi na sister afite ikibazo cya 200, biragenda kandi no mu rugo nyeneye kuhasiga amafaranga cyangwa ari ikintu igikorwa dukeneye gukora mu rugo wenda k'ibihumbi 100, sister na waramusobana kuko nawe arabyumva. Cyangwa se mero mbwira ati rero mugo nanjye nawe mfite iki kibazo, yego, ati mugo nanjye twari dufite iki kibazo, noneho mfite reka tuyagabane. Ntabwo azabyanga, nta nubwo azakubureminga, azabyumva, kandi n'umugore icyo gihe azaba yanyuzwe. Nta kibazo avuga ati wenda kuva biri gukemuka, kuko sister wawe afite kwiyeranja. Niba muhaye 100 nawe agashakiraho ayo 50 cyangwa 100. Natwe mu rugo niba twari dufite ikibazo cyayo ngaho dufite kwiyeranja, tukareba kuno tubikemura. Ariko bitavuze ngo amafaranga uyu munsi namfite 200 ndayatanze nya sister, ejo maye 100 petit frère, ejo maye 5 mere, hanyuma se mu rugo. Ntekereza ko ibibazo by'urugo kubimanaginga ntabwo bivuze ngo nawe witera ibindi bibazo. Hari ibibazo tugira mu miryango yacu ari byo twiteye.
ugasanga ushwanye n'uwo mubana cyangwa se umukunzi wawe, ugasanga mushwanye mupfa amafaranga wahaye barumuna bawe cyangwa bakuru bawe utabimubwiye, like ugasanga witeye ikibazo cy'uko utabimubwiye, kandi iyo ubanza kumubaza ukamubwira se ko hari iki kibazo dukurikije ABCD natwe dufite, ko habonetse n'iki kindi tubikore gute, ugasanga mwari kujya inama akavuga uti niba dufite aya mafaranga muhaya dukoresha ye, like ibintu byose mukabisolvinga ariko bivuye mu kuba mwabivuganye mwabyumvikanyeho. So numva ko umuntu wabyumva bitandukanye nuko mbyumva, okay, simvuze ngo afite ikibazo ariko nawe yitekerezeho. Gusa iyo umuntu yashatse kuri kote zombi, kuri kote y'umusore cyangwa y'umusista y'umukobwa, iyo umuntu yubatse urugo twavuga abavuye mu mikino, uvuye mu mikino niyo igihe cyose famille gushaka gahita kubona hari ibintu biri buhinduka ibyo aribyo byose. Ntabwo uri komeze umere nk'umusiribateri, ntabwo uri komeze umere nk'umuntu wabaga muri ghetto ushatse umugore, kandi umugore mugiye gufatanya ubuzima bw'igihe kirekire kurenza ubwo wari urimo muri burenze igihe wamaze muri famille. Urumva ari mugiye gukomezanya urugendo, ntabwo ukiri kuri kote cyane ya famille. Famille ntabwo uzayirengagiza, uzayifasha kuko n'umugore wawe yayifasha. Ni mama we, n'ubundi mama we ni mama we, sister we ni berseri we, nawe ni famille ye yabafasha, kandi biranumvikana nkuko nawe umugabo wafasha iyo ku mugore habaye hari issue zituma ubafasha. Rero nge ukuntu mbyumva kuri ruhande rwanjye, kuri side yanjye, ukuntu mbyumva numva ko iteka na famille wavuyemo ibizi uko ugiye kubaka. Kandi ikindi hari amafamiye nayo akabya. Hano tureye ku mafamiye, hari famille zikabya, nkaba naraturitse iwacu mfite basaza banjye bari umuna banjye na ba mama, ejo muri umuranje akamamaga, kandi mu by'ukuri nagaze ubuzima mbayemo. Wenda azi ngo narakize, azi kuba mbona gutyo bisanzwe ngo mfite nagazi amafaranga yanjye ahantu apfa, nagazi ntago ari buri muntu wese usa neza, ntago ari buri muntu wese uzabona usa neza ufite amafaranga, nkuko wakaka uko wiboneye amafaranga ngo arahita agwa amafaranga, ugasanga aramambwa anuye shida ye, wenda afite n'uburyo yayikemuramo, yafite n'uburyo yayikemuramo. Ariko kavuga uti mfite sister warongowe n'umugabo w'umukire, umukire ufite amafaranga ariko agomba kuyashaka kamfasha, ugasanga uhora muri ndabizi umugabo afite amafaranga, ugasanga uhora uhereza famille bagutura ibibazo cyane bishobora no guhungabanya urugo rwawe, cyangwa se nk'umugore wawe bikamubera imbogamizi cyangwa umugabo bikamubera imbogamizi, kuko sinibazo ukuntu famille uyu munsi umwe ashaka kwaka 200,000, undi ejo akakwaka 500, undi ejo akakwaka 100. Mu by'ukuri amafaranga muba muri gusohora ntayo muri kwinjiza, ahubwo muri gusohora. Rero bizaba ikibazo mu rugo cyane, bizaba ikibazo mu rugo. Famille nayo igomba gushyira mu gaciro, kavuga ati umusore wacu yarashatse, umwana wacu yarashatse, nagakiri umusore, nago akiba muri ghetto, na mbese hari umuntu bafatanyije ibitekerezo, hari umuntu bafatanyije kubaka, nawe ashaka kwiyubaka, hari ibyo ashaka nawe kugeraho, hari ibyo adafite ashaka kugeraho. Reka tumworohereze, niba nanjye kumwaka 100 kamwaka senkani niheranje nshaka handi nakwijana, cyangwa se nanjye nyine nshaka uburyo ki nyemuramo ikibazo cyanjye, ne kumwaka ufanga buri munsi namuhamagaye. Ubundi gihe numva yabaye byiza. Ese ko iki yo famille we tagusapotinga? Ntago ari famille zose supporting abana, ngiki cyo kive nyine bafite uburyo bo ni bagusapotinga. Okay, bafite uburyo birakunda kenshi ubona ko aba basaza b'abakire baremera abana babo, kamuremera, akamuhinzu, akamutangiriza business, aho nono warongo. Ariko hano ubyo rero turi mu gihugu cyacu, famille dufite zifite ubwo bushobozi ni nkeya, sibyo? Inyinshi aba bana biyubaka bahereye kuri zero. Njye ikintu numva, urumva ikintu numva kwiyubaka kwere kuri zero byo birumvikana, kuko ibintu umuntu abigeraho nabirenze. Ahubwo ikintu numva famille nazo zireba kure, niko nabyita. Twebwe kubafasha twabafasha, wafasha famille nta kibazo, nta kintu bitwaye. Ariko nabo bashyire mu gace bavugaye bati ni umwana tumubere mutwaro, turi kumuremerera. Ese umugore babana we azabibona gute?
azabyakira gute? Urumva be kwireba ko ubwabo ngo ikibazo hano kibaho ni iki, namara kwirebaho namwe akabarebaho ariko still ikibazo kirahari, bakeneye ko ubafasha bikarangira utabikoze. Oya ntabwo navuze n'ubikore, navuze ngo niba ufite uburyo bukemura ikibazo bafashe gukemura ikibazo, ariko niba utabufite nk'uko nakubwiye, niba ufite 200,000 ko bashaka 200 nawe ari ufite imbere n'inyuma, ahandi ushobora no kubura n'icyo nayo guhaha mu rugo, cyangwa mutakemura ikibazo cyo mu rugo ukafata ibyo 200 ugahita bimuhereza direct, kandi uzi ko mu rugo nta n'ikintu na kimwe kiri muri stock. Sinumva ko iyo ari imibare byo ikibazo cyabo kirumvikana pe, kiranaremereye, kubafasha ni ngombwa, ariko se umuhigiye 5 jewe akenshi umubwira ati aya niyo mbonye nanjye mfite iki kibazo mu rugo nshaka gukemura. rimwe na rimwe ntekereza ko hari ubwo uri bubaye ufite kubera imibare yawe, ariko abantu urabizi, abantu ntibanyurwa. Niba utamfashije nk'uko nabishakaga, still harazamo ka kantu ati kuba byaragenze gutya niyo mpamvu atakitwita, kandi ari uko wakoze. So ugasanga uyu mwana azabigenza ate, uyu mugabo azabigenza ate kugira ngo amanaginge urugo ndetse amanaginge na famiye, umwuka mwiza ugume. Ngiye kuntu mbyumva ku bantu nyine bashyira nabo mu gaciro, famiye ishyira mu gaciro, ntabwo yakumvisha ko kuba umuhaye igihe itandukanye ko se nkano ugiye kuyahahisha mu rugo, none se we n'umuhereza 200 ukamuga kuri buburare, urumva ari ikintu cyumvikana neza ku muntu ushyira mu gaciro? Ni ikintu cyumvikana neza? Yaba afite ikibazo utabyumva. Buryo ko uvuga ngo umugore ngo yanze ko utwitaho, ngo yarakuzitiye yagize gute, utabyumva yaba afite ikibazo. Urumva ni wowe waba ufite ikibazo. Niba mu rugo hari 200,000 imbere n'inyuma, umwana akabikubwira, umwana wakabikubwira, cyangwa se umusaza wakabikubwira akakubwira ati sister mfite 200 imbere n'inyuma, mbabara ngo yigiye 5 andi se nkani natwe tuyakoresha mu rugo duhahe. Njye ndumva ari ikintu cyumvikana. Ari icyo kirumvikana cyane. Birago bingana na wa wundi watse 200 agahita akubwira directement ngo nayo mfite, cyangwa se agahita akubwira ngo nanjye mfite ibibazo ngo nshaka ko gukemura iki. Urumva hari uwagize umutima ko yagufasha akaguhaho na make, hari n'undi noneho ushobora no kukubwira ko nta na make afite bitewe n'umugore, nabyo birashoboka. Hari abagore nabo rwose batita kuri famiye z'abagabo. Aba bagore bo tubanenge. Kandi ubundi ikindi umugore abagomba kwita gukunda no kwita kuri famiye y'umugabo, ikindi akajya nyine abafasha. Arega ni nkuko n'umugabo abajejwe gukunda famiye y'umugore, abagomba gukunda famiye y'umugore, akanabafasha. None se ubu bofre wanjye hari ikintu yambwira ngo mufashe sinkimufasha, na utakimufashije ubwo nawe nyine urabyumva. So urumva hano abantu umenye ko niba muhuye mugahuza mukabana, imiryango ibirori yahuje, bivuga ngo ibibazo by'umuryango umwe ni ibibazo byawe. Niba pfusha uzajya gutabara, niba rwara uzajya gusura, nibagira utitaye ngo uyu ni mabukwe ngo ni bofre ngo ninde, apfa kuba utunze umwana wabo cyangwa se umwana wabo mubana. Bivuga ngo niwanyu niwabo baba ari abantu bagomba gutabarana, bagomba guhorana umunsi ku wundi, kugira ngo ibyo bibazo by'imiryango byo kutumvikana byo kutagira ute bizagende bigira ute bicika birangira. Ubwo rero inama ngiye naho abantu, ikintu inama naho abantu muri rusange, cyane cyane ku mafamiye, urukundo ni rwo rwa mbere. Buriya iyo washatse uba ugiye mu muryango, hari ubuvuyemo hari n'ugiyemo, zose ni famiye, bose uba ugomba kubafata kimwe, n'ujya busumbanisha abandi. Bana kuvuga ngo mu rugo ngo reka tubaha amafaranga iwacu, ngo iwanyu batanga aya mafaranga bikaba ikibazo. Mu by'ukuri muricara mukabiganiraho, famiye zose mukazifasha, kandi ibintu bikagenda neza, mugakundana nka famiye. Ikindi nyine like wowe ni wumve ngo urubatse famiye uzitereye inyuma birarangiye, famiye zakomeza uyikenera cyane. Famiye ni abantu bari hafi, ni abantu ubundi muzakomeza muhura, ari ngombwa ngo wubake mu rwango. Ntabwo ari byiza ngo mujyane amakimbirane, bakwitwaremo mwikomo, ntibazagere n'iwawe n'iki, kubera ko we hari ukuntu wabitwayeho bitari byiza. Gerageza famiye yaba iyo ku mugabo uyifate neza, n'iwanyu mukomeze mubane neza,
umubano urusheho kuba mwiza kandi nawe wubake n'urugo rwawe. So ngira ngo arakoze cyane madamu ku bintu uvuze, biragoye ko hari ikintu narenzaho. Ahubwo wenda dushimira abantu tugenda tubana umunsi ku wundi. Nizera ko umuntu wakurikiye iyi mission y'uyu munsi igiye kurangira avuze uti hari ikintu ngize utari ikintu nize. Ariko abantu banjye uriya ntabwo ari njye. Oya yibabwira ngo si we, hano tuba turimo turigisha, hano tuba turimo turatanga ibitekerezo n'ama-advice atandukanye. So ibindi rero byiza, ibindi biganiro bimeze fresh ni kuri Last Mission Rwanda, niho ibintu byose bikomeza bibera. So reka rero tubashimire gukomeza kubana natwe, kandi namwe tubashimire ko mwakoze subscribe, share na like na comment. Ubundi umunsi ku wundi n'abantu batarabikora mubikore, mukore subscribe, like, share, comment, ubundi dukomeze tubana, dukomeje tubaha ibintu byiza cyane 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 ku bijyanye n'amafamiye, ku bijyanye n'ingo n'amakapo. Ciao ciao, turabakunda cyane.